Reka nongere mbasuhuze cyane mbabwira ngo ikaze hano nanone kuri RW-KIGALI TV. Ubu ngubu tugiye kurebera hamwe ni gute nagira aba followers ba Instagram benshi mu gihe gitoya kandi ku buntu. Abantu bafite Instagram accounts, niba nawe rero uyifite karibu kuri iyi video kuko igiye kwereka uko wabona Instagram followers cyangwa se likes nyinshi kuri Instagram, ukaba byagufasha kuba waba verified kuri account yawe ugatangira nawe gukorera amafaranga nyuma yo kuzuza aba followers ibihumbi 10. Ntatinze rero reka ntangire gusa muri link muri description harimo link urayikandaho maze winjire. Numara kwinjira link iraguhingutsa ahantu kuri page imeze utya ya sign up, aho barakubwira ngo shyiramo username, email address, password na confirm your password. Nukuvuga ngo hano urandikaho akazina wifuza kuri username, email yo urashyiramo email yawe nyine, hanyuma password ni password wifuza urongera uyisubizamo ubwa kabiri, hanyuma rero ukanda sign up. Nyuma yo gukanda sign up uragaruka inyuma barawohereza link, activation link kuri email washyizemo. Hano urajya muri Gmail bisanzwe, muri Gmail hano bisanzwe urahita usangamo message bari bukoherereze, niyo urahita ukandaho account yawe irahita iba activation. Hanyuma uhite ukora ibingibi ngiye kukubwira nanone. Email urayisanga hano muri email bisanzwe. Mbibutsa ko mugomba gukora subscribe nanone kugira ngo ejo bundi ubwo ngiye kubaho uko wakora noneho application. Ubu ngubu ushobora gukora application yawe rwose hamwe na RW-KIGALI TV. Ngira ngo urabona hano hari application nakoze ntarashyira hanze, na application ni Jet. Ndaza kuzabagezaho uko none wakora application. Ushobora gukora application mu bwoko bwa VPN ukabasha kwiha internet y'ubuntu. Ibi ni ibintu bishoboka nzagenda mbagezaho. Hanyuma twigarukire kuri ku rubuga rwacu ukuntu rwitwa getinsta, ukuntu twabona aba followers benshi. Ako kari agaciyemo. Hanyuma nyuma yo gukora registration umaze kujya muri email ukanze kuri ya email, urongera ukande kuri link nanone uhite ukanda kuri ijambo riri hano hasi ryanditseho get free followers. Urahakanda, numara kuhakanda uraza kubona iri jambo download file again. Urakanda no kuri download again. Numara kuhakanda urabu downloadinze aka application. Urabona na aka application k'iyi getinsta ntabwo iba muri Play Store. Hanyuma numara kwidownloadinga uraza hano kuri akantu, ubwo ndagira ngo bijye bikorohera kugera muri getinsta ukoresheje nyine application utanyuze hano muri Chrome. Uraza hano muri download, uraza kukahasanga karimo karaba kameze utya, dore ngaka. Nikura kandaho rero ukayistara nka application bisanzwe. Hanyuma uko aba followers baboneka rero ngenda akoresha application kuko nayikuyemo nkoresheje izi nzira maze kubabwira getinsta. Iyi ngiyi rero nayo uzahita ukora sign in ukoresheje username na password wakoze mbere hariya kuri Chrome. Azita bakubwira rero ushyiremo Instagram yawe, username ya Instagram na password ya Instagram bya nyabyo, hanyuma ubone kwinjiramo hano. Iyo ugeze rero muri iyi application
cya mbere ugomba gukora ugomba ugakanda kuri aka kantu ugakanda open it, akangaka ya kanda ngo open it. Ya ni ibingibi. Okay, hanyuma nkuko ubona hano mfite like, follow cyangwa se comment. No kuvuga ngo hano iyo ndayikinze umuntu bampa coins 20. Coins 20 na following umuntu bakampa coins 100. Nakora comment bakampa coins 55. Hanyuma iyo urugero nshenga hano ngakora follow, no gukanda kuri follow honyine, hanyuma izi coin 100 zikiteranya hano. Izi coin nizo ufata ukaziguramo aba followers, ne bafata account yawe bakayinyuza hano, noneho ukabasha kuba nawe bagufollowing. Nukuvuga ngo urugero ni nkanda kuri follow, urahakanda gusa ugategereza, tayari urabona biragiye biriteranyije handi account. Nawe ukanda follow hahita haza indi account, ukakanda follow, nuko nguko ibikiregwira. Sasa ibi izi coins ngiye kuzigura aba followers. Ndaza hano kuri aka kantu gakurikiraho hano hasi, narindi hano kuko gushaka coins, ubu ngiye gukanda hano kuri get followers ahangaha. Hanyuma urabona aba followers 50 ni coins 2500, aba followers 100 ni 15000, aba followers 500 ni 70, gutyo bigiye bizamuka. Hanyuma dukurikije aho mfite coins mfite, ngiye kugura aba followers 50. Urabona kuri account yanjye mfite aba followers 82. Ndakanda rero kuri aya ya 50, hanyuma mpita nkanda kuri get followers now. Okay, congratulations, your task has been published successfully. You can check the progress in task list. Ya urabona ko byarangiye. Urabona no kuri coins zanjye bihise biva hasigayeho 900. Ubwo rero zishize ndagaruka hano ngakomeza ngakanda aba follow, ngakanda like cyangwa se ngatera comment, ngakomeza kuzamura izi coins. Ariko icyo ugomba kwibuka nuko buri munsi ugomba kujya ufungura aka kantu, kuko kongera amahirwe yo kuba wagira imbaraga nyinshi zo kuba wakora follow cyangwa ugafollowinga abantu, ukabarayikinga, ugakomentinga, kugira ngo izi coins zibashe kuzura. Nuko nguko rero ushobora kubona aba Instagram followers benshi. Wowe icyo urakora ni ugukora registration neza, uko nabivuze, utabyumvise usubira inyuma neza. Ubutaha tuzarebera hamwe uko wabona like nyinshi kuri Facebook, uko wabona aba followers ba page yawe ya Facebook, uko wabona aba TikTok, views kuri YouTube, cyane ko tugiye kurebera hamwe no ko wakora application. Ushobora kwikorera application, ibi byose ibiguha bizaterwa nuko uzagenda udukurikira. Niba ariko bwa mbere rero wagera hano gukora subscribe, ni cyo kintu cya mbere. Reka nkubwire ngo wabanye nanjye, ndagushimiye cyane.